ntabwo ndi kwivuga hano wenda ngo nuko mpari, nzi neza ko 90% y'abakoze line up y'abahanzi bagomba gufasha The Ben muri iki gitaramo natanzeho abahanzi, kandi abo bahanzi bose barakoze, Imana ishimwe. So ikibazo rero cyaje gute? Ubundi concert yagombaga kubera Canal Olympia. Canal Olympia byamaze no gutungana, buri wese yarazwe amaposti yose abantu bafite ya mbere yagombaga kubera Canal Olympia. Abantu barabizi ibyo ngibyo, ntabwo twabisubiramo. So haje kuvuka ko bagomba kuganira. Impamvu baganiriye na Beka Arena nuko izina Rwanda Rebirth n'u Rwanda wenda rushyashya, reka mbivuge gutyo. So habaho kuganira kwa East Gold na Canal Olympia na BK Arena kugira ngo bahindure venue bayishyire muri BK Arena. Impamvu hari harimo ibintu bitandukanye. Baravuga ati hariya ni hanze, ariko turabona imvura itangiye kugwa. Ejo n'ejo bundi bishobora kugira gutya ugasanga wenda imvura iraguye, concert igenze nabi. Barabyemeranya, ni nayo mpamvu nta muntu wabonye statement n'imwe ya Canal Olympia ijya hanze ivuga ati igitaramo cyari kigomba kubera hano ntago kikibaye, kigiye kubera muri BK Arena. Hasohotse post ya management ya East Gold igomba kwerekana ko concert igiye kubera hehe, muri Kigali Arena, yahindutse BK Arena. Birarangira, umunsi Benaza yaraje baramwakira. Contract abahanzi bafite, nubwo abantu bakomeje kubivuga wenda ngo Keny Sol yasabye Hennessy, yarayisabye kuko muri contract afite arayizemerewe nka management. Muri contract birimo ko yemerewe Hennessy muri backstage ye. Ntihagire n'umuntu ukigiraho ikibazo wenda ngo baramubekeye cyangwa ngo ntago yigeze abishyira muri contract. Muri contract ya Keny Sol harimo ko ugomba kubona ibyo binyobwa bya Hennessy. So ikibazo rero cyaje kugenda gute? Bose bafashe avance. Bamaze gufata avance barayifata abahanzi bose. Ariko kubera ko BK Arena nta muntu ushobora gucuruzamo ibinyobwa cyangwa se ibiryo nk'uko bari bemereye abandi bantu kuza kubicururiza muri hehe, muri Canal Olympia, biba ngombwa ko ya mafaranga bagombaga kubona yo guhareza igice cya kabiri aba bahanzi batayabona, kubera ko ntabwo ushobora kwinjiza ikinyobwa muri BK Arena cyangwa se ibiryo muri BK Arena, kubera ko harimo companies zemerewe gucuruza muri BK Arena ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, coffee, inzoga, ibintu bitandukanye. Ibyo byo turabizi. Ikibazo rero cyaje kugenda gute? Byabaye ngombwa ko bavugisha abahanzi. Abahanzi bose bafite contract ivuga ko amafaranga yabo bagomba kujya kuri stage bayabonye. Icyo cyo tucyumvikane, ntihagire n'umuntu uza kubabeshya ngo ntabwo byari byanditse. Biranditse ko uyu munsi abahanzi bose bemerewe kujya kuri stage ari uko babahaye amafaranga yabo y'igice cya kabiri cyari gisigaye. Ibyo birasanzwe, avance barayibonye, bajya kuri affiche, bakora promotion kuri social media zabo, buri wese arabyemera ko azaza mu gitaramo. Ariko challenge yabayeho nuko amafaranga aba bavandimwe bari bategereje ntabwo bayabonye kugira ngo babishyure amafaranga yabo kugira ngo bajye kuri stage. Habayeho iki rero? Habayeho ko management team iganira na buri muhanzi bakumvikana ko amafaranga yabo bazayabaha nyuma y'iminsi 15, kubera ko amafaranga bazabona bazayabaha nyuma y'iminsi 15, ari nako bagomba kurangizanya buri umwe wese amafaranga agomba gufata. Buri muhanzi wese urimo muze gukora research, habayeho kuganira nawe, baganira nawe, bamubwira ikibazo cyabaye, barabwira ati twateguye igitaramo, ntabwo twareka gutaramira abanyarwanda ngo niturangiza tuvuge ngo ntabwo mwaduhaye amafaranga. Barabyemeranya, barabwira ati amafaranga yanyu tuzayabaha muri iyi minsi. Byose barabyemera. Keny Sol na management team ye baje kubabwira ibyo bintu. Uwabibabwiye ni uwitwa Gideon, ndetse harimo na David Bayingana. Baravuga ati twe nta kibazo, iyo niyo version mfite kuko sinari impari. Ibyo nkubwira nuko nabasanze muri backstage. Buri wese yageze Kigali Arena n'umuhanzi baraganira. Bamaze kuganira baravuga ati ariko mwagombaga kuduha amafaranga yo kuza kuri stage igice cyacu cya kabiri. So niba mutayaduhaye rero, ubwo transport yo kuza nk'umuhanzi nka Keny Sol ntabwo muri buze kumutegeka ngo aze gutya kandi hari amafaranga mutamuhaye. Amafaranga ya transport yo kugera BK Arena barayabaha, baza BK Arena.
ku saha ya saa 11 saa 12 niba ntibeshye abahanzi bamwe na bamwe bari bahageze hataza no kugira umuntu uvuga ngo wenda Keny Sol yarakerewe ni nayo mpamvu wenda ataririmbye yahagereye igihe umuhamya natanga ni uwitwa Joshua niwe wari ufite backstage zose agomba kuzitegura kubera ko niwe uhagarariye Kigali Protocol yarahageze abakobwa bategura stage buri muhanzi ntabwo yari afite backstage ye avuga ngo icyumba ni icyanjye gusa barabizi nabo ko hari abahanzi basangiye backstage barangije sorry to interrupt you igitaramo kiratangira ndashaka kubaza aho ngaho mwabamenyesha warasa kabanza karangiza communique reka banza arangiza aho ngaho kubyibagirwa mwabamenyesheje ntago turi kukumva neza ni ukubera ko nta mayiko reka mbanze avuge ndamusubiza yego aha nagira ngo baze mwamenyesheje ku isaha yasangahe yuko ayo mafaranga atabonetse ako kanya muzayabaha nyuma y'iminsi 15 mwabibabwiye ku yihe saha abahanzi babamenyesheje ko ayo mafaranga bagize ikibazo cy'amafaranga before one day mbere y'umunsi ni nayo mpamvu bahamagaye Colin Gideon na David Bayingana na Matici witwa Matici baramusobanurira baramubwira tutwihanganire Colin ababera imfura arababwira ngo ndabyumva ibibazo by'amafaranga bibaho ariko ntago mushobora kuza kumbwira ngo ndaza noneho no kwikoramo uburyo ngomba kugera aho ngaho arababwira ati mugomba kumpa transport kugira ngo ngere BK Arena ndirimbe nindangiza show yanjye ubwo twumvikana uburyo mugomba kunyishyura n'ikimenyimenyi Keny Sol aho aba niho bamukuye bamuzana BK Arena yahagereye igihe backstage ayijyamo na team ye yose costume ye yari yambaye nta kintu na kimwe yabuze yari arimo hariya so igihari abahanzi bababwiye ikibazo cyabaye abahanzi ba mbere bajyaho Bwiza yagiye hararirimba Bwiza nta mafaranga bamuhaye ngo bamwishyuye 100% hakurikiraho Bushari yararirimbye nta mafaranga bamuhaye 100% bamuhaye avance hamwe na Bwiza hakurikiraho Marina nta mafaranga bamuhaye avance ntago bamwishyuye 100% so ikibazo kigiye kuza Colin afite ikibazo muri we cyuko abantu bamwambuye which is true kubera ko ntabwo yabeshya ngo umuntu yaranyambuye atanyambuye birumvikana ko hari abamaze kumwambura bitewe wenda n'izindi mpamvu ntazi ariko East Gold ntago yamwambuye kubera ko nicyo gitaramo cya mbere yari iteguye so Colin bitewe n'ibibazo anyuzemo mu minsi ishize cyangwa se nayo payment yose atarabona aravuga atariko ntago nizeye ko aba bantu bari buze wenda kunyishyura ariko yari abizi ko ikibazo cy'amafaranga gihari aravuga atariko se niba ngiye kujya kuri stage umuhanzi wanjye Keny Sol agiye kuri stage ibi nibyongeye kujya kongera kuba nka bya bindi bambwiye ngo ndirimbe baraza kunyishyura biza gufata amezi angahe aho ngaho niho David Bayingana yaziyemo mfite abana babiri ndi umugabo n'abantu bari hano n'abagabo ibyo ngiye kuvuga ni ukuri ndahiye imbere y'Imana David Bayingana yaraje aramubwira ati Colin ndabizi ufite ikibazo cy'uko abantu batari kukwishyura ariko iki gitaramo Keny Sol yahageze Keny Sol araje Keny Sol yaraje ariko turareka arahari nawe aturumva version yiwe nari muzamuye kugira ngo duclearinge eyo so Keny Sol na Colin wenda tubiye inyuma gato ko na Keny Sol araje arabyumva bafite ikibazo cy'uko ibitaramo bamaze gukora naguciye mu ijambo naguciye mu ijambo ntago ari Keny ndabazamukije mwese ni Colin Colin yes nice Colin welcome kandi hano bisanzwe ntari cyane twakomeza Colin arakoze so Colin ni management ubwo ya Keny Sol afite ikibazo cy'uko ibitaramo amaze gukora batari kumwishyura aricara aratekereza ati eko niba ngiye kujya kuri stage which is true ndizera gute ko aba bantu bari buze kunyishyura ko n'ubundi ibyo bitaramo byose wa mugani nta payment ndabona ariko Keny Sol ari muri backstage araniteguye utagira ngo wenda yicaye wenda ataniteguye ariteguye hamwe na team ye yose
ikibazo cyaje kuvuka bavuga Kony nabasaba ati wenda mumpe sheke kugira ngo menye ko muzanyishyura kuko n'ubundi abandi bose bagiye bambwira ngo baranyishyura ntibanyishyure. So ikibazo rero cyaje kuba gute, David Bayingana yaraje, Imana ishimwe ko Kony ari hano, ubwo nahagarariye Keny Sol nawe arabizi ko byabaye. David Bayingana yaraje aramubwira ati Kony watubabariye ko tugiye kujya kuri stage, ukajya kuri stage wenda ikibazo cy'amafaranga kikaza nyuma. Kony nawe kuri blame afite y'ibindi bitaramo nanone batamwishyuye, ni umuntu aratekereza ati aba bantu ndabizera gute ko n'ubundi bataranyishyura, abangaba nabo nibagiye kongera kunyambura byongere ku bindi bitaramo wenda batarama amafaranga yanjye. David Bayingana ibyo mvuga Kony narabyibuka, yaramubwiye ati wanyizeye, wankoreye ibi ngibi kuri njyewe, at least fata telefone yanjye ya iPhone ibi ngwate. Kony respect amugomba aramubwira ati ntabwo nshobora gufata telefone yawe. Kony aramubwira ati utararenga aho ngaho reka nkubaze, David Bayingana yaje kunegosiya na Kony nk'iki, yari yentervenyemo nk'umuntu uri mu gitaramo? Sorry ntabwo nigeze nanakavugaho. David Bayingana niwe ushinzwe backstage yo kumenya umuhanzi ujya kuri stage n'iminota agomba gukoresha n'umuhanzi ugomba gukurikira uwo muhanzi uvuye kuri backstage nako kuri stage. Niwe wari ushinzwe aba bahanzi kumenya Lucky arajya kuri stage zisaha, Kony arajya kuri stage zisaha, wenda undi muntu arajya kuri stage zisaha. So ako kazi niko ka none se David Bayingana yari ashinzwe ibyo bintu no kunegosiya? David Bayingana uri kunyumva nabi. David Bayingana yari ashinzwe backstage, ntabwo yari ashinzwe kunegosiya, kubera ko yabonye Keny Sol na Kony bari hariya. Kony nawe ufite ikibazo cy'uko atari kwishyurwa muri ino minsi, ntabwo ari kwizera iki ya timu iri kuvuga ati turakwishyura amafaranga tuzayaguha, bitewe n'ikibazo bahuye nacyo cy'amafaranga. Baramubwira ati we dufashe ujye kuri stage. David Bayingana niho yaziye amuhereza telefone Kony. Kony aramubwira ati David, I respect you, ntabwo nagira ingwate telefone yawe, ntabwo nshobora gufata telefone yawe, ahubwo njyewe niba batampaye iyo sheke ntabwo ndi bujye kuririmba. David Bayingana niba yaravuze ijambo yuko niba mutaririmba mubireke, ubwo yararivuze kubera ko yabonaga ko bitari bushoboke kuko Kony afite ikibazo cy'uko amafaranga bakayamuha. Lucky, excuse me.